Yasashimwe bakunzi bazaza Yesu TV, amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose ku isi. Nongeye kuza imbere yanyu ndabakumbuye kandi murabizi neza ko mbakunda muri inshuti zanjye umunsi ku munsi. Nukuri aho muri hose nongeye kubayambira yambi abahungu, abakobwa, abamama, abapapa. Imana yo mwijuru ikomeze kubanezererwa igihe cyose. Iyo nibutse ko hari umurongo duhuriraho, nukuri bintera kunyeruka nkasimbuka nkareba nkamenya neza yuko mwabyutse muri amahoro. Ndabizi neza ko nabahaye nimero yanjye, ugize ikibazo aranyandikira akambwira ati nyaboneka mushumba dufashe gusenga. Nukuri rwose ndahamya neza yuko nta wigeze ambwira ko arwaye cyangwa afite ikibazo ngo simufashe. Rero nongeye gushima Imana yatwongereye uyu munsi mu minsi yo kubaho kwacu. Buryo tubyutse turi amahoro tugomba gushima Imana. Ntabwo abantu benshi cyane bajye babiha agaciro, ariko njye nkunda kubabwira ngo niba ubyutse ukabona uri guhumeka umwuka w'abazima, jya ubwira Imana ngo Mana ndagushimiye. Tubona abantu bajya kuri oxygene, nicyo kintu cya mbere mbasha kurebaho. Iyo tubonye abantu rwose bari ku mwuka, uravuga ngo mbese niki watanze, ukayitangaho urugero ukavuga ngo niki natanze kugira ngo uyu munsi mbe ndi guhumeka umwuka w'abazima. Maze iminsi rero ndi kureba abantu cyane cyane bagize ibyago, nkumva kwa kundi batanga ubuhamya, abantu bavuga ukuntu bari kuri dialyse, abantu bavuga ukuntu bari kubongera umwuka kuri oxygene. Narangiza nkavuga ngo Mana ni igiki natanze kugira ngo ngembe ndi muzima. Rero iyo ndyamye nkakanguka nkabyuka ndi amahoro, mbwira Imana ngo Mana wakoze wagize neza. Rero nanjye shimye Imana ku bwa buri umwe. Uyu munsi Uwiteka agira icyizere akamwongerera iminsi yo kubaho, akaba abyutse ari muzima. Hereza Imana icyubahiro aho uri hose, uvuge ngo Mana wagize neza. Hari abo mu rungano rwawe batambutse, abakuruta n'aburuta bavuye mu mubiri, ariko woweho uracyahumeka umwuka w'abazima. Nta kiguzi cy'ubuzima, nta nubwo wabasha kubona uburyo kiwishyura uriya mwuka duhumeka, uteretse gushimira Imana tukayibwira ngo Mana warakoze. Rero wowe ukurikira Azaza Yesu TV, rwose ndabizi neza ko murankurikira, muzi neza ko maze iminsi ndi kubazanira abatumirwa. Rwose Imana ibampera umugisha mwinshi cyane, ndabashimiye. Mukora komenti, murandika, nkabona uburyo ki mwishimiye abatumirwa twashyizeho. Rwose iyo wanditse komenti ndabibona, iyo ukibona ukavuga uti uyu mutumirwa ni sawa, ukavuga uti muzamugarure, rwose pe bintera kuraje yo gukomeza gutambutsa ubutumwa bwiza. Rero muri iyi minsi abantu benshi cyane ntago bari kumva ijambo ry'Imana. Tugeze mu gihe abantu benshi bahuze, bari mu gahuge, ariko ndagira ngo nkubwire ngo va mu gahuge, va mu byo urangariyemo, va mu ntege nkeya, oya wicika imbaraga. Nubwo uri mu bihe bikomeye, nakubwira ngo ongera imbaraga zo gusenga, wirangara, kuko iki nicyo gihe cyo gukorera Imana. Satani rero ndagira ngo nkubwire ngo ari kwiba. Satani ari kwiba abantu b'Imana, Satani ari kwiba abakozi b'Imana, Satani ari kwiba abantu wabona uri kugendana n'umuntu ejo ukumva ngo yavuye mu mubiri, nyamara rero uriya muntu nawe yakagombye kubyuka nk'uko wakabyutse. Ariko iyo ubonye agiye uravuga ngo mbese ngewe n'iryari iherezo ryanjye rizaba rimeze gute? Nakubwira ngo kanguka, nkuzana ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo va mu burangare, wirangara, ongera imbaraga, kuko Satani ikintu cyamuzanye aya mezi tugiye kwinjiramo mu kwezi kwa gatandatu. Ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi kuragusaba gusenga Imana, ni ukwezi kuragusaba kuba maso. Ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi, nyaboneka muntu nkurikiye unyemerere ube maso usenge, kuko harimo ibikomeye byinshi. Nubwo uri kubona hariho inzara, nyamara inzara ije ibindi nabyo bigutegereje. Hariho inzara, hariho uburwayi, hariho ibigeragezo bitandukanye. Rero nta kindi kizakubashisha kubikuraho uteretse amasengesho. Amasengesho usenga ku manywa na nijoro, amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Ndagira ngo mbwire abantu, nubwo isengero zifunze, ariko ntucike intege, wongere ibihe byo gusenga. Tugira interinete, tujya tubona abakozi b'Imana benshi bashyiraho iminsi yo gusenga Imana.
hakaraho bashyiraho iminsi 40 y'amasengesho. Nubwo utashobozwa gusenga iriya minsi 40, gerageza utangire n'itatu yisenga urebe ko bizagukundira. Numara gusenga itatu uzamuka ugere kuri 5, uzabona imbaraga, uzagera no kuri 7 uri gusenga Imana. Uko uzajya uyisenga niko izaguha imbaraga. Hari abandi basenga ari iminsi 7 bakayisenga rwose. Nakubwira ngo ntabwo nkubwiye ngo uyifate amasengesho ya seke, kuko abantu benshi cyane bamenyereye gusenga amasengesho ya seke. Wakwibaza ngo mbese seke ni ibiki? Seke ni amasengesho dufata tutarya tutanywa. Urugero, shobora gufata amasengesho nkavuga ngo uyu munsi ngiye gusenga, uyu munsi turi ku wa 3. Niba uyu munsi turi ku wa 3, nziyiriza ubusa niba ari iminsi 3, ntangire ku wa 3 ndi gusenga, nta kintu nafashe. Ejo ku wa 4 ntacyo nzafata, ku wa 5 ntacyo nzafata, nzagifata ku wa 5 nimugoroba. Habe amazi, habe igikoma, habe amen ishimwe. N'imbuto ntabwo uzemerewe. Uko wamenyereye kurya, uko wamenyereye kunywa, uko wamenyereye kose, nta na kimwe wemerewe. Ubyemererwa rero iyo uri mu masengesho ya seke. Ni amasengesho yo kwibabaza, ni amasengesho wowe ubwawe ukuraho telefone yawe ukajya mu cyumba cyawe ukaganira n'Imana. Twese tuzi neza ko iyo turi gusenga tuba turi kuganira n'Imana. Urasenga rero muri ya masengesho, wumva ijwi ry'Imana, Imana ikaza ikakuganiriza, Imana ikaza ikakubwira, Imana igakuraho byinshi. Muri ayo masengesho uhaboneramo imbaraga zo kurwana n'ibigeragezo ucamo bya buri munsi. Rero nakubwira ngo nshuti yanjye, uku kwezi kwa 6 turi kwitegura ko kwinjiramo. Ambara imbaraga usenge kugira ngo winjire mu kwezi kw'amasezerano yawe. Twese tuzi neza yuko ukwezi kwa 6 ni ukwezi kuri hagati y'umwaka. Ni ukwezi benshi bazi ko ari ukwezi gufungura andi mezi. Kwezi kwa 6 gufungura ukwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 12. Uko kwezi rero umbabarire tuzakubane mu maso. Uko kwezi umbabare uzasenge nanjye senge. Rero nari mbabwiye ku masengesho ya seke. Hari abazi ko seke ari amasengesho y'abantu babuze ibiryo. Hari abazi ko seke ari amasengesho y'abatagira akazi. Hari abazi ko seke ari amasengesho y'abantu babuze icyo bakora. Oya, ntago ariko bimeze. Nawe uri mu kazi kawe wemerewe kujya mu kazi ukagakora, kandi aya masengesho ukayasenga. Mu gitondo ugomba gufata amazi ukayasengera ukayanywa. Wamara gusengera ariya mazi ukayanywa, ariya mazi twese tuzi neza ko Yesu ageze mu bukwe bw'Ikana h'i Galilaya yafashe amazi amaze kuyafata arayasengera. Nuko ayo mazi Bibiri tubwira yuko yahindutse divayi uwo mwanya. Rero nawe nusengera ya mazi azavamo umutsima ugutera imbaraga, azavamo icyo kunywa gikomeza umubiri n'ubugingo byawe. Ntabwo uzasonza nubasengera ariya mazi. Ibyo byose ubikore kubera ko wizeye. Icyo Imana igushakaho rero ni ukubanza kubikora wizeye. Nuba uri mu kazi kawe ariya mazi ukayanywa, ndahamya neza yuko Uwiteka Imana yawe izagukomeza, izakwambika imbaraga, izakuneshereza, kandi uzava muri ariya masengesho utazi neza ko wasenze. Nugera mu rugo ukomeze usenge. Mu kazi kawe, mu gihe abandi bagiye kuri lonche bagiye kurya, wowe fata akanya uganire n'Imana. Wereke Imana business urimo gukora, wereke Imana akazi kawe, uhamagaremo abakiriya, ubwire Imana igikundiro kikubonekeho, ubwire Imana yongere kugarukeho. Nukuvuga ngo iyo uri mu kazi, Imana ishimwe, ibyo usaba byose Imana irabiguha. Iyo uri mu kazi usaba Imana kongezwa umushahara. N'urugero, usaba Imana ko yakuzamura mu ntera, ikaguha ubundi bwenge burusheho. Usaba Imana ikintu cyose ushaka, Imana irakiguha. Rero Bibiliya yaravuze ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzakingurirwa. Nakwigishaga uburyo ki uzasenga mu kwezi kwa 6. Ntutestangire mu kwa 6, nushaka utangire muri uko kwa 7, muri uko kwa 5 turimo, nubwo turi ku matariki ya nyuma. Ariko nakubwira ngo ihangane uko kwezi kwa 6 tuzakubane mu maso. Rero nongere mbwire abantu baba barwaye, hari igihe wavuga ngo ndarwaye, ariko nubwo ndwaye aya masengesho ntabwo nabasha kuyakora. Amasengesho ya seke rero
iyo urwaye wirinda kurya ngo wuzuze igifu, ni ukuvuga ngo iriya miti yawe ugomba kuyinywa, niba urugero uyinywa mu gitondo indi ukayinywa nimugoroba. Mu gitondo ugiye kunywa umuti wawe ugomba gufata agatuma uriya muti ubasha gukora. Ntabwo wemerewe kurya ngo wuzuze igifu nk'uko usanzwe urya iwawe mu rugo. Urarya dukeya, nurangiza urenzeho cya kinini, nurangiza usenga Imana, ubwira Imana ngo Uwiteka ukore muri iki kinini, ntikice intege, ntikindembye. Ntabwo nakubwira ngo uzareke kunywa imiti. Hari benshi cyane Satani ayobya, Satani akabinjiza mu mwuka w'ubuyobe, yamara kubinjiza mu mwuka w'ubuyobe akababuza amasengesho, akababwira ngo kubera ko wirwariye genda winywera imiti ntusenge. Oya, amasengesho turayemera n'imiti turayemera, byose tugomba kubikorera hamwe. Imana ishimwe cyane. Uzanywa umuti kandi usenge. Aleluya. Ikindi navuga ni ku bagore batwite. Umugore utwite ntago wemerewe gukora amasengesho y'iminsi 3 seke cyangwa 4 cyangwa 5 utari kurya. Uramutse uyakoze utari kurya, waba urimo guhohotera umwana utwite. Uriya mwana ni umuziranenge, uriya mwana waba umuhemukiye. Ariko senga iriya minsi yose, ubane n'Imana iriya minsi yose, wikingirane, wirinde ibikurangaza. Mbere yo gusenga banza watura ibyaha, numara kwatura ibyaha upfukame ubwire Imana uyisaba imbabazi. Numara kuyisaba imbabazi uyibwire ngo Uwiteka nje imbere yawe. Numara kuyibwira ngo nje imbere yawe, uyereke ibyifuzo byawe. Ibyifuzo uzaniye Uwiteka nibyo iheraho isubiza. Ushobora kudasubizwa uwo munsi, ushobora kubona yuko Imana itakumvise, ariko tuzi neza yuko nubwo utahita usubizwa, nubwo Imana ishobora guceceka, ariko ishobora guceceka kandi yumvise. Imana ishimwe cyane. Wowe ukurikirana Zaza Yesu TV, nagushishikarizaga gusenga. Ndifuza yuko uku kwezi kwa gatandatu tugafatanya kubohoza ibyacu, tugafatanya kubohoza ibyo tutabonye mu kwa gatatu no mu kwa kane, tugafatanya kubohoza ibyo tutabonye mu kwa mbere no mu kwa kabiri. Ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani n'ukwa 9 n'ukwa 10 n'ukwa 11 n'ukwa 12, ndakwifuriza yuko ayo mezi azakubera amezi y'umugisha. Mfasha dusenge tubohoze ibyacu Satani yamize. Mfasha dusenge tubohoze amasezerano yacu, tubohoreza abana bacu, tubohoreza abagabo bacu, tubohoreza imiryango yacu, kugira ngo Uwiteka twibuke. Birashoboka ko umaze igihe kinini uri umushomeri, birashoboka ko umaze igihe kinini ukora, ariko ukabona inyatsi yinjira ibiganza byawe. Birashoboka neza yuko umaze igihe ku gisasiro cy'uburwayi, wowe ubwawe uriyizi, aho uhagaze urahazi. Ushobora kuba warabuze abawe muri aya mezi 5 atangira y'umwaka. Ndagira ngo nkubwire ngo fata igihe cyo gusenga, ushinganisha abawe, ushinganisha umuryango wawe, kugira ngo muri aya mezi 6 azakurikira ukwezi kwa gatandatu uburinzi bw'Imana buzakubeho n'umuryango wawe. Amaraso Yesu azagutwikirana n'umuryango wawe. Ufata igihe cyo kubohoza abawe, ufata igihe cyo gushinganisha abawe. Nta handi ubwishingizi bwacu buri, ubwishingizi bwacu buri mu Mana. Yesu niwe mwishingizi wacu mukuru. Yesu niwe utumenyera ubuzima. Yesu niwe utwitaho. Yesu niwe umenya uko tumeze. Haleluya, haleluya. Nakubwira ngo rero nshuti yanjye, mukunzi wanjye, mukunzi wa Zaza Yesu TV, unyemerere aya masengesho. Igihe cyo kuyatangira nzababwira. Haleluya, haleluya. Dutangirane ibihe byo gusenga. Ku ruhande rwanjye nifuza yuko aya masengesho twatangira ku itariki ya mbere, ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Ku itariki ya mbere azaba ari ku cyumweru. Reka tuzatangire ari ku wa mbere. Tugirane ibihe byiza, dusengane Imana. Nuhamagara Imana izakumva, nuhitabaza izagutabara. Imana ishimwe cyane. Mwanditse yaranditse aravuga ngo hamagara noneho hari uwakumva. Imana ishimwe cyane. Reka duhamagara Imana, reka dutabaza Imana. Imana yacu ntago iginanirwa. Imana yacu ishobora byose. Imana yacu imenya ibyo dukeneye. Imana yacu turwanira intambara. Imana yacu n'umutabazi. Haleluya.
dufite imana itandukanye n'ibigirwamana, dufite imana itari umuntu ngo ibeshye, ibyo yagusezeranyije no kubisohoza izabisohoza. Rero ikigambiriye nuko wowe ubwawe unyemerera, ukemerera imana, ukajya mu mubare w'abana b'imana. Imana ntikubone nka ba bandi babonye insengero zifunze bakavuga bati twakirizwaga mu rusengero. Kirizwaho abantu bari, ukirizwaho abantu batari, aho abantu bakubona nabo batakubona ukizwe. Nka wa mukobwa wo muri Suwede wavuze ngo ngewe ndi umukristo nzahora ndiwe. Bu mukristo mu rugo rwawe, bu mukristo muri sosiyete, bu mukristo mu nzu yawe wiherereye, ube n'umukristo no hanze aho abantu bakubona. Umukristo ubuzima bwawe bwose, ubukristo bwawe rero ubucengeze no mu bawe. Nukuri ugerageze uhatane, urwane intambara nziza yo kugira ngo Kristo naza aje gutwara itorero uzamumurikire abana bawe. Nicyo kintu nakwifuriza. Uzabwire Kristo uti nubwo abandi byanze, ariko mu bana wampaye nkumurikiyemo 2 cyangwa 3, abangaba bageze ikirenge mu cyawe. Imana ishimwe. Imana igushyigikire, Imana ikumvire, Imana ikwiteho. Abana bawe bose bamenya Kristo, inshuti zawe zimenya Kristo, umuryango ubamo umenya Kristo, kuko kumenya Kristo ni inyungu nyinshi cyane. Gukurikira Kristo nta gihombo kibamo. Gukurikira Kristo nibwo buzima bwacu. Abamumenye, abamwizeye, yatugize abaragwa, yaduhinduriye, haleluya, kwitwa abana b'Imana. Ntabwo tukiri abana betwa abana b'ababyeyi batubyaye, turi abana b'Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane. Ngewe iyo nihereyeho ndavuga ngo Yesu iyo atari mu ruhande rwanjye, Yesu iyo atankunda, Yesu iyo atanyiyegereza, uyu munsi wa none mba ndi hehe? Imana ishimwe cyane. Ahanjye haba haribagiranye. Data wambyaye ntabwo yari kuncungura, mama wambyaye ntabwo yari kuncungura, ntabwo yari kunkura mu bibazo, ntabwo yari kunkura mu bigeragezo. Ariko Yesu dukorera, Yesu dukunda, iyo turebye aratwitegereza akatugirira impuhwe, twapfukama hasi gatoya akavuga ngo humura mwana wanjye. Haleluya. Timamu yabivuze neza, aravuga ngo humura mwana wanjye, humura mwana wanjye, ibikugoye byose ndabizi, ngo humura manuwe no kugutabara. Imana ishimwe cyane. Humura rero wowe urushye, humura wowe ubabaye, humura wowe uremerewe, humura wowe ushonje, wowe urwaye, wowe ufite ibibazo n'ibigeragezo, humura. Imana ishimwe. Kandi nzi neza yeko Yesu ajya yumva umuniho wamunihira. Yesu ajya atabara abantu bageragezwa bose. Ugeragejwe n'ibibazo, ugeragejwe n'amadeni, ugeragejwe n'uburwayi, ugeragejwe n'ubukene, ugeragejwe n'inzara. Imana ishimwe cyane. Humura, Yesu araje kugira ngo akurengere, Yesu araje kugira ngo agutabare, Yesu araje kugira ngo akwikorere umutwaro. Kandi nzi neza yuko ibyo usaba Imana byose uzabihabwa nayo. Imana ishimwe cyane. Rero wowe warunkurikiye kuri uyu murongo wa Zaza Yesu TV, ufite ikibazo aho uri hose, reka dusengane Imana. Imana yacu ni umubyeyi, Imana yacu iratwumva. Izi kwa kundi dukanguka tugatangira kuraranganya amaso, tugatangira kwibaza iby'umunsi, tukibaza ngo mbese abana bararya gute, tukibaza ngo mbese minerivare irava hehe, tukibaza ngo mbese y'inzira ava hehe. Ugatangira kwibaza ucuritse umutwe ku gitanda cyawe, niko umuririmbyi Ambasadasi yavuze. Haleluya, haleluya. Ugatangira kugenza umutima wawe, ukagenda igihugu cyose ukakirangiza, ukagenda mu miryango yawe, ukagenda mu nshuti zawe, ukareba wakwaka 2 kugira ngo abana barye ukamubura, ukareba wabasha kubwira ngo aguhe n'ikiro cy'umuceri ukamubura. Haleluya, haleluya. Ariko mu kanya nkako guhumbya, ukumva ijwi rikubwira ngo mwana wanjye humura, ukumva ijwi rikubwira pfukama hariya usenge. Imana rero ijya ibasha gukiza ikirishije benshi cyangwa umwe. Iryo ni ijambo nyankunda kubabwira. Imana yagutabara ikoresheje umuntu umwe, Imana yagutabara ikoresheje abantu benshi, ariko icyo nzi cyo nuko nzi ko iri mu ruhande rwawe. Rero reka dusengane Imana. Wowe urushye, wowe uremerewe, wowe ibibazo byabanye byinshi, reka dusengane Imana. Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, ntabwo izagutererana, ntabwo Imana yakureka. Imana ni umubyeyi, Imana ni urukundo, Imana ni umutabazi, ikwikorereye umutwaro wawe
mu gihe wawukoreza umuvandimwe akakubwira ngo nanjye uwanjye urandemereye, mu gihe wawukoreza umubyeyi agasanga abana bose bafite imitwaro bamukoreje, mu gihe wawikoreza umugabo cyangwa umugore ugasanga nta muntu wakwitaho. Ikoreza Uwiteka amaganya yawe yose, urugendo rwawe rwose, ubuzima bwawe bwose, Uwiteka yiteguye kukugirira neza. Rero soza nakubwira ngo fasha dusenge, ntidusengane uyu munsi gusa, ahubwo ibihe byose duhore dusenga. Imana ishimwe cyane. Data, mu izina rya Yesu turagushimye kubw'uyu munsi w'umugisha waduhaye kugira ngo tunezererwemo, tugushimiye iyi sanziza duhaye kugira ngo dusenge. Mwami Yesu Kristo, sengeye abantu bose bakurikiye Azaza Yesu TV, mwana w'intama w'Imana nzima, ndabingingiye kugira ngo ubashe kubongerera imbaraga zo gusenga, bakanguze ibimenyetso n'ibitangaza, bakangure harimo abacitse intege, harimo abarwayi, harimo abafite ibibazo by'ubuzima. Uwiteka nyemerera iyi saha bihebye bose wongera ubagarukeho. Mana, ndabasengeye abacitse intege, abasubiye inyuma, abaguye, abavuye mu byizerwa. Imana ishimwe cyane, ndabasengeye kugira ngo Uwiteka Nyiringabo wongere ubambike imbaraga, wongere ubabashishe, wongere ubashoboze, bahagurutse bakuraho Satani yababoheye, bakuye mu bikigeragezo barimo. Uwiteka ndasenze kugira ngo abafite ibibazo ubabere igisubizo, abagize ibyago ubihanganishe, abarwayi ubakize, abafite uburibwe Mwami Yesu borohereze. Buri wese Mwami Mana wacogoye kubw'ibihari gucamo, wacogojwe n'iminsi, Mana nkundira umugarukeho. Waravuze ngo uhereye none ngo amaso yawe azajya areba, ngo ndetse n'amatwi yawe azajya yumva, gusenga k'ubwoko bwawe uzasengera aha hantu. Mwami Yesu Kristo, turi gusenga, uru ni urusengero Mwami Yesu Kristo, dusengeyemo tukubwira ngo aba bantu bagirire neza, baha amahoro n'umutekano, bahe kugubwa neza. Uku kwezi kwa gatandatu bagiye kwinjiramo ni ukwezi Uwiteka kuri hagati y'umwaka. Mana, ndakwinginze aba bantu bawe bakangure, aba bantu bawe Mwami bongera imbaraga zo gusenga, abasubiye inyuma bagarure, baguye babyutse mu izina rya Yesu. Mana, wongera umubare w'abakizwa. Data mwiza wo mu ijuru, urusheho Mwami Mana kwirukana umubare w'abarimbuka, ahubwo wongera umubare w'abakizwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, agakiza kagwire mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uhindura amateka y'abantu bawe bagutakira ku manywa na nijoro. Uwiteka ubagirire neza, bizamenyekane ko ari wowe wabahamagaye, bizamenyekane ko ari wowe Mana yumva gusenga, nta yindi Mana ihwanye nawe. Urakoze, ndagushimye Yesu, bana natwe none ibihe bidashira mu izina rya Yesu, amen. Rero ndabashimiye bakunzi ba Azaza Yesu TV, nkuko sanzwe mbibabwira, nakubwira ngo ongera utwandikire muri komenti, utwandikire rwose uburyo dukora uyu murimo w'Imana, utubwire aho tugomba gukosora, utubwire aho tugomba kongeramo imbaraga, mbese mudutera inkunga. Narababwiye ngo uru ni urusengero, uru rusengero rero ugomba kudutera inkunga, ugomba gukoramo umurimo. Uramenye, wivuga ngo nta kazi ufite, akazi mu rusengero karahari. Ugomba kutubwira ngo ibi ni mu bikosore, ibi ni mu byongere, ahangaha mwazamuye ijwi cyane, ahangaha mwarimanuye. Twandikire muri komanteri, kanda subscribe, urabuduteye inkunga cyane, kora share na like, nukuri urabuteye inkunga uru rusengero, kandi Uwiteka azaguha umugisha. Ndazi neza ko ijwi ryanjye ntago rigarukira ahangaha, ijwi ry'Imana nzi neza yuko uri buryumve kandi riragera kure. Amahoro y'Imana abane nawe. Ciao ciao.